arambwira ngo nzapfa nne kanzicwa nagene kanzapfa magaze abimbwira iryo jo mwanjye apfuye saa moya ni kujya kumuvuza saa maza mu gitondo bamwe aravuga ngo nasinze ngo nagwiriye umwana oya undi baravuga ngo namunize ngo njya ngo kumujunya simbigira ibanga njewe mfite abonyeka ku mutima wanjye ko banyiciye umwana nawe urabyibuka ko twari turi kumwe kwa gatandatu uriya mubyeyi bamujyana kuri ribu bamugaruye nimugoroba babonye ko umwana yishwe n'uburwayi. Gusa icyo ngiye gusimbura ababivugira ko bakora uburaya ni uko nyuma y'icyumweru kimwe undi mwana w'igitambambuga apfuye mu buryo budasobanutse bagakeka ko umwe muri bo ari we ubiri inyuma. Turindaya twebwe ahubwo abarozi baratumaze n'abarozi babiri nkeka umuvandimwe wacu yapfushije umwana impamvu turi hano twahuriye turi benshi nuko twasanze bitumvikana na leta ubwayo ibyumve nituramuka tunamuka bakabye umuntu uri kudusoroma tugomba ducika tuzihorera. Ntabwo ndabitindaho cyane reka nahuranye urumva Kayonza igira utuntu twinshi nka kiriya kibazo gishobora kuzakomera hadafashwe ingamba z'ubuyobozi mu rwego rw'imiyoborere. Niba indaya zo twarazemeye zirahari noneho indaya zibyara izo ntituzimenyereye ako tugashyira iruhande iki ni ikibazo kigomba gufatirwa ingamba mu rwego rw'imiyoborere. Noneho rero icyanyuma isomo rikomeye cyane nacyo gisaba imiyoborere gisaba imiyoborere. Bari abagore ukuntu bavuga bararakaye cyane ko bamaze gupfa abana babiri noneho bakavuga ko community ikavuga ko aribo babiyiciye kandi bafite agahinda bazi ko igikomeye cyane nuko bitangira. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na mwarimu wacu nk'ibisanzwe. Mwarimu wiriwe neza? Umeze ute? Sava. Kendi yawe ari nziza cyane mba beshyira harimo umunaniro ariko ndumva umaze kugabanuka cyane ko ndi no muri konaniro kandi uri muri konje gerageza uruhuke cyane. Ayinya unaruka yapfuye unaruka yapfuye ariko ntacyo urumva harimo tere nyinshi harimo gutekereza cyane gutekereza byo ntibijye bihagarara nongeyeho cyane ariko gutekereza kwishyura motari ntago bingana no gutekereza wenda umuntu akugishije inama yo gukuramo inda. urumva urwo rugero bisa nk'ubwite. Yego nyine gutekereza kwishyura mu kabari nta kimwe no gutekereza kugura inzu cyane. Hari ibyo rero utekereza ariko nkanjye wenda nk'ibintu bimvuna cyane abantu benshi baba bansaba ubufasha bansaba ubuvugizi rimwe na rimwe ntashobora kuhagera. Yego, hari umubyeyi uri Gisagara mu murenge wa Musha uhora mpamagara n'uwo mu kanya amaze kumpamagara yananyandikiye avuga afite umwana ufite ubumuga kandi nawe umanza afite ubumuga ni kure. We mu myumvire yarambwiye ati bitatatana ati kugera ati bisi kugeza Isave hanyuma wagera Isave ugafata moto y'igihugu ukabugeza iwanjye ntabwo ari kubara umwanya kandi arababaye cyane. Hari umudamu mu Gakenke we ubu nafashe umuhigo w'uko iyi konje izarangira ngiye kumureba. We amaze umwaka n'igice ampamagara kandi yari afite ikibazo gikomeye ariko kidakomeye cyane kuko ibikomeye byaraje. Afite ikibazo cy'uko yagize ubumuga bukomoka ku kazi atakaza akazi ntiyabona na pansiyo nkaho ibyo bidahagije umugabo aramuta nkaho ibyo bidahagije kandi amuta mu nzu iri muri credit. Ejo bundi yanyoreje ibaruwa banki yamwandikiye imubwira ko bagiye kuza guteza ari mu kagare agiye kubundabunda ashaka indi nzu. Uwo muhigo wihaye nzajya mu kwibutsa buri munsi. Unyibutsa se kandi ntago ndenza kino cyumweru kandi ubwo umugabo ni bakibana umugabo ni ugomeza gufatira credit kuri yanzu irimo umugore kandi mu masezerano ya mbere bavuga ko bazajya bakata umushahara w'umugore none umugore ntagikora. Yanambwiye inkuru ibabaje
ambwira ko n'umuntu wamundangiye nawe yasabaga ubufasha ariko we byarangiye apfuye. Mbese urumva gutekereza ibintu nk'ibyo birimo amarangamutima y'abantu cyane rwose birakuvuna cyane. Kuri Max nakubwiye ya kesi ya wa musaza w'ejo bo twabonanye ejo ku cyumweru, nawe ubwe nuko abagabo bihagararaho ariko yarashize, nawe yarashize. kubona imitungo ya miliyoni zigera muri 200 igenda gutyo nta na miliyoni 30 zivuyemo, nibyo abagabo barihangana. Ubwo nuwa Gakenke ariko we nzajyayo. Wa mukecuru wo w'igahanga we turabisoje, sibyo? Yego, ikiganiro kirajyaho. N'abandi babyesiri na wa musaza w'umuhanda, ibikoresho ntago turabibona neza. Hari umuntu wamuteye inkunga y'ibihumbi 10, nza gusanga nta cyavamo, turacyayongera, birasaba nibura kumonera ibihumbi 100. Bakeneye ingorofani, akeneye na n'inyundo n'umutarimba wita itindo. Ibyo byose rero nawe bazisanga nabyo bikeneye nk'ibihumbi 100. Ubwo hari n'utundi, ibyo bimwe na bimwe ngo nibijyanye n'akazi, ariko nyine umuntu agusaba ubuvugizi. Hari n'undi muhungu ukora hano mu gishanga, nawe yampaye ibintu numva ntibisobanutse, avuga ko nyina yagobokeshejwe mu rubanza. Ni kuwa 4 kuri 19 navuze ko nzajyayo kugira ngo mbyumve neza, ntago kugobokeshwa simbizi, kandi nabonye byaratanzwe n'umuhesha w'inkiko, simba mbisobanukiwe. Ariko buri wese akwitabaza abona ko hari icyo ushoboye. So none ukabitekerezaho ukajya mu mibare myinshi. Hari biba bisaba amafaranga, hari bisaba gutekereza, hari bisaba gushaka abajyanama muri domaine zinyuranye, ndetse n'umwanya. Rero nyewe numvaga ari bisanzwe nkuko wivugira ngo gutekereza ntabwo bivuna, ariko burase niko nyamvugara. Oya mukanya niko waruvuze uvuga ko byoroshye, waruvuze ngo nta muntu udatekereza, nta gihe umuntu adatekereza, ariko ntabwo dutekereza ibiremereye cyane. So iyo watekereje rero ibiremereye umutwe wawe utabasha kugeraho, umutwe urakurya, rimwe na rimwe n'umutima ugatera nabi, ushobora gukuramo na hypertension. Nge nibyo bibazo muri no minsi nari mfite, hakaba igihe umutima numva uri gutera ukundi kuntu, rimwe na rimwe ikubitiyemo n'umunaniro n'umutwe ukandya, ntanaryama ntibipfe gukira, kabana nk'indi minota 30. Yego, so urumva rero ni ibintu. Icya kabiri, burya ukuntu umuntu akoze system, umuntu akozemo, burya umuntu ni nk'igihugu kirimo ministeri zose. Iyo imwe itari gukora neza n'indi birayafecta. Yego, umuntu akoranye icyo nakwita nka reward system. Reward system ni ukuvuga ngo iyo wakoze ikintu ukakigeraho, amaraso atembera neza, umutima ugatembera neza, turiye tukakuyoboka. Yego, turiye tukakuyoboka cyane. Ariko nikabyanga, niba ikintu wagipanze kikanga, ufite ibiryo ntubona peti, bakabimena. Urabyumva cyane pe, bakabimena. Ufite uburiri bwiza ntusinzira, kumva. So rero no kuba bimwe na bimwe, kuba wumva wo urimo imyenda, urimo amadeni y'abantu utabasha kwishyura, bakugurije. Ni urugero, ndavuga ibyo umuntu akubwira ati uzaze, nk'umusaza wa Gisagara amaze nk'imyaka 2, nigeje kumwohereza umunyamakuru, ariko kubera ko nawe kuvuga wapi na ngo abashaka ngewe, ariko ntago ari ibintu byapfa gushoboka. Wenda narakoreye nk'ibutare byakunda, n'abandi hari n'abageraho bakabivamo burundu. Muzaze muturebere, hari abahamagara akagera bakavamo burundu, hari abazamimuri, hari abambarizaga umwarimukazi wigeze w'abana bakubise umwana uje kwiga atariye, uje kurya atize, wa mwarimukazi yaza gufungwa, bakambwa kurikirana cyo kora kubwa amahirwe ngo yagize umwere, barimo bambwira ibijyanye n'amategeko ngo muzamure, ndabwa azashaka kandi kazi, byo si ngombwa. Ni byinshi. Ibyo byose rero iyo ugenda utabibonera igisubizo, umutwe urakurya, imitsi irwara impfunira, amaraso ntagenda,
uko yakabaye agenda nk'uko ngo nawe wishime useke burya iyo usetse umubiri uba uri gukora neza cyane pe ariko udasekanye imbereka usekana imbereka urabizi usekera ku ryinyo nibyo ngibyo umuntu abamo nta bindi bibazo umuntu wenda ngo ibibazo by'ubuzima ariko ibyo bintu by'abantu icya kabiri urumva byinshi biraturuka ku bantu en détresse ufite ubumuga ufite ubukene ufite urumva bose nta si ukuvuga ngo wikoreye ibibazo niba by'abantu bafite ibisubizo wenda kesi ijya koroha ni y'uwo musaza ufitanye urubanza na banke afite amafaranga yaranayigeze ariko nawe ibyo yakoreye abona bigenda gutyo ariko we nibura ire comforta afite utumuhoza amarira ariko ndabona kuvuga ngo umwana yabuze amata nabariya tuvuye uri afite tubahoza amarira nibura iyo umuntu akubwiye ngo umwana yabuze amata akakubwira ngo umwana nta mitiweli hari undi mugabo nkunda kuvuga wibwera mvura we yanasabye n'umwanya wo kuza kuri kamera ndawubura ko mpanga kugira ngo azaze kuri kamera nkasanga birafata nk'amasaha 2 kuko ava bwera mvura n'amaguru kandi uzi ko ibyanjye ari papa ntabwo amasaha 2 ushobora kumbona muri gahunda imwe banahinduye ubu sindamubonera ntuza ni wa wundi umugore yamutanye abana 2 hanyuma umwana umwe wiga segonderi za arahitwa ngo ikiwabo wa ntuza wa kiki wa mugabo finance waga na leta mukuru arinda kirakigira gute wa mugabo Rwagitima se Rwagitima uwo mugabo nibagiwe ninde yitwa Gisupusupu arumva harundi uwo mwana yigaga hariya kwa Rwagitima baramwirukana kubera nta minerivare isejo wundi yari bambwiye ati baraburaye atangira kumbwira ibya minerivare abahamamagara bafite ubumuga za Rusizi babwira bati ubu muri mitiweli badushyize ku 8,000 kandi dufite ubumuga ibintu nk'ibyo ariko icyo bafite ubumuga cyo ejo hari ahantu nakopeye numva birimo ejo ku cyumweru ahantu narindi numvirije akanama wumvise mu bitugu byanjye hari inama y'abafite ubumuga kandi bakomeye ubona ko hari uburyo bashaka gutwaramo ibintu yego akankandagiye mu gutwi k'umuntu ukomeye kandi ufite ubumuga yavuze ati ibintu bavuga ko ufite ubumuga ajya muri domaine ya social protection nk'abandi ntabwo ari byo ati ubumuga ni ubumuga hagombye kuba uburyo bitabwaho mu buryo budasanzwe cyane none urumva muri mitiweli batangiye kubabwira ngo barishyura 8,000 ubwo ntihabuze n'uwo basabye 20 ako kanguye mu gutwi kandi uwo mugabo abivuze paraporo yaba yabibwiraga bishobora kugira aho bigera ijwi rye rigera aho rigera so nk'ibyo rero urumva rero ni ako narimvuze nyine kumva ibibazo by'aba vulnerable tubita kumva ibibazo by'abanyantege nkeya kandi bakwizeye noneho ntugire igisubizo babonera we bigusigira uburwayi cyane burya ari umuntu uza kukubwira nk'uwo musaza wa banke undi akakubwira ati rwose nagize ikibazo nagomba gukinga inzu yanjye inone inzugi zatinze kuza uwo nguwo sava ari mu bisubizo cyangwa se mfite umurwayi kwa muganga ntafite umurwazi icyo gihe ndamubwira nti hari kampani zibatanga ariko nibura ingemusi irahari ubwishyu bw'ibitaro se burahari ati yego umwe none umuntu avuga ngo umwana nta mata afite umubyeyi afite ubumuga n'umwana afite ubumuga nta mata yego ejo bundi niboneye inkuru umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri bene abujye bavuga witonze ariko narabaguhaye nabwiye ko ibyo uzajya uvuga nabi atari ibyabo bareba wowe zajya mbavuga nitonze ariko keretse wenda yavuze ngo ikintu bijyanye n'iki yavuze ngo uzajya wita nk'ubu nkakwita bosi cyangwa databuja mabuja ufite ijwi rye oya nta jwi rye mfite ntaryo ndabona ariko hari amatwiti nagiye mbona bagenda babigarukaho ati ibyo ngibyo bigize icyaha wese babikwise urishima oya
ntabwo binshimisha nanjye. singiye mpora nkubuza kwita abantu bose banyakubahwa se Ni wowe burasa ugira ngo baba babyishimiye ko mbibita kubibita atari bo. Ubundi icyaha uko itegeko ribivuga ni ukwemera kwitwa ubutari we. Ubikwita abari nko kugusomborotsa, abari nko kugukururira gukora pompage ku kamasho uri imbeba. Abagira ngo ugende widunde kumwe umukobwa wamwita mwiza akagenda camano agahindura demarishe, iyo atsitaye ni wowe ubimuteye. Icyo uracyumva? Ndacyumva. Iyo ufashe roko defense ukayita fandi, aho azakandagira hose azagenda nka fandi, kandi utazamwita fandi kwa ko wewe azahahurira n'ibibazo. Yego, ntabwo azamuha service. Ubwo icyo cyo cyabaye na corruption morale. Uratuma umuntu akora nabi cyane, wamwisi ibyo atari byo. Niba ariko ntaburuka mwitajera wabyishe, sibyo se? Niko bimeze. Niba ariko mva yiruka mwita shoferi wabyishe, uratuma yica gasozi. So umushyizemo umwenda tubyita corruption morale. Icyambere wowe uragira ngo aguserive neza. Icya kabiri umuzamuye mu ntera zitarizo kandi agenda abehavinge nk'uri muri za ntera yica ibintu. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Ubwo iyo mvuze ngo abitwa abafande, abanyerondo nibo nari ngiye kuvugaho. Niyo mpamvu navuze uko donc muri corona twarabibonye. Muri corona twarabibonye iyo yahinguka gukamwita fandi yacagaho akabari kagasigara gakinguye. Cyane. Yagera mu kandi batabimwita kubita. Ngaho. N'ibigeri kazamo. Cyane. Good. Icyambere cyo ku muntu muzima w'indangagaciro utagamije kwikuza, ubundi ukuzwa na societe. Hari n'abampamagara, giye iyo umpamagaye kuri telefone ugatangira muri nyakubahwa ndagukupa. Yes. Ayinya. Cyangwa ngo boss. Oya. Bitukupa. Nguhembye kangahe? Ngo patron. Oya. Cyokora motara abinyisi. Yantwaye. Banamukodesheje aho ngaho ndi kumukoresha. Ngimuga ngo katakata. Umuntu dufitanye isano yo guhana amafaranga kubera service yampaye, ibyo namwemerera. Ariko hari n'ababikora ku bushake. Ubwo abita mabuja, nyakubahwa, patron, bossi, arya ndi naya. Fande. Ego, andi naya. Ibyo bintu na mbere yuko byakwitwa icyaha, byaba mu mategeko bitaba mu mategeko, hari n'ababikora bagira ngo bakurebe uko utekereza, kubyishimira. Ibyishimiye araguseka mu mutima. Wabaye uburiwe. Uri mwarimu akwise directeur. Sibyo? Ibyo byo ariko ntibikunze kubaho cyane. Nora n'urugero nyine. Yenda gakeya ntago urashaka isomo ryanjye waburiyobeje. Nakubwiye ngo hari ubikwita ashaka kukuninira. Kukuryega. Ngo arebe ko uzamura amababa. Urifundi umva, urifundi bakwisi cyanira, urabyemeye. Bahita bareba ukuntu uzanye ubwanira. Akaba kucishemije. Tuba twifundi bakabona tuba twifundi turi kwigira gutya. Barahari benshi mu kinyarwanda, mu mivugire y'ikinyarwanda n'imibereho y'ikinyarwanda, barahari benshi abikubwira agira ngo yumve uburyo wizamura. Sibyo? Niko bimeze. Abo nibo narega bwa mbere. Abo babikubwira bagira ngo barebe ko wizamura se. Nyine nibo narega bwa mbere. Iyo umbwiye ngo nyakubahwa ndi kuri kamera, nyakubahwa kuri kamera baho, ntabwo uzi aho bari. Bategereje nkazabiba birakampama. Umuntu arashaka kugukuza agira ngo arebe uburyo witera amajeke. Ukabona umukobwa wiciriyeho ukamwita ngo ni misi, uzumisa aho buca. Ugamije iki? Ngira ngo benshi kubiregera ni icyo ngicyo. Ntabwo ari bibi. Ushaka no kugenda ukizana ngo ntabwo namututse gute se, wamwisi kumuzi. Mwite monsieur, mwite madame.
hari akandi karimo kapa na ka papa ibyo birangora kuko ariko iyo unyise papa ungana n'abana banjye nibwo mbyemera ariko mutangana umusaza rukukuri nayo niswa morale abagira ngo nyine icyo gushakaho ukihutisha direct bidaciye mu nzira nyinshi abandi bahungu babasani rero yego pa ejo bundi mva Nyagatare twasanze umuhanda w'iwacu wabaye mutoya hari umuntu waparitsemo imodoka na moto duhuriramo n'indi modoka none abana abahungu bari binywereye akantu umwe avamo agenda atugida ngo duce ahantu ku buryo tutagonga ntabwo ari kusisha wabwiye nyiri iyo moto akayivanaho ngo ntawe uhari pa none se ntiwamubwiye ntaraho muri butike ko nyiri iyo moto yaparitse mu muhanda ariko afite butike aho hafi ariko se ntiwamubwiye ngo byarangiye pa wumva karyoshye pe kukakwita ariko nabo imyaka yabo ntabwo ingana n'iy'abana banjye hari ibyo wabonye utamubyara hari ibyo ucisha mu make ukicecekera yego ariko hari ibiremereye kwita umuntu mabuja kwita umuntu databuja nta n'akazi nta nubwo araguha ko gukata imiyenzi ariko ukamwita databuja ngo nta mabuja hari n'abasekirite bo mu mabanki babikora hari unkurikirana iki kiganiro sinzi uko anyita ntabwo nishima nubwo ntamubwira ariko akurikira ibiganiro bya hano ubwo ni ukugira ntabwo ari ibintu byiza cyane ababikunda nibabibahe kama mtu anataka heshima please mupatie heshima yake ariko umuntu utabikeneye bita binamvanga nicyo natekerezaga kigapfa ari na serivisi naje kuwaka bitanyereka nkabanza nkajya mu rugo nkaruhuka nkabwibagirwa nkazagaruka baratinze yego baratinze kubivuga hari abo bikomeretsa ugasanga umuntu nk'abo abita abandi ba mabuja vraiment ugasanga umuntu ni nyakabyizi wamuhaka wamuhakaza inshuro 5 akaba ari umwita mabuja ushatse kuvuga iki niba ari nyokobuja it's okay niba rigeze kuguhimba yego aho mwabimwita birashoboka ariko utazi se ngo reka nceho mabuja agwatse kangahe se ndakumva databuja mpita nkupa bishoboka kandi babimenye ko bibaza abantu nibahabwe ibyo bari byo urabyumva ndakumva ndagukurikiye ababikeneye guhabwa ibirenze babamenye ariko urushaka kuba wariwe sibyo niko bimeze na bwana monsieur madame bwana sava ariko na bwana munyamakuru umuntu wajyaga yivuga abantu bagatanga bwana ndakumva bwana munyamakuru inyana karandi agori keza yego ni bwana ariko hanyuma madame munyamakuru hanyuma madame munyamakuru John Sava okay ushaka kubakirwa inzu nziza ikomeye uragana Premium Construction Group n'abanjeneri beza cyane b'abahanga bakiri bato b'abajene baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakora ibintu byiza pe bakubakira inzu kuva hasi kugeza hejuru inzu yawe ukayibona imeze bien bakorera hano i Remera mu marembo ya REB rwose ngiye amashansiye yabo maze gusura ni nka 3 ariko ibyo nahabonye nta makemwa naremeye baba bafite isuku kuri shansiye nta misumari nyanyagiye nta byondo birundarunza ahantu kuri shansiye zabo rwose haba hameze neza yego n'umujyi wa Kigali warivuze yego kandi noneho ikiza cy'aba bagabo iyo ufite ubutaka urababwira mfite ubutaka bwanjye bakaza bakabupima bakareba mu butaka bwawe bwakoreshwa iki bwajyamo iyi nzu urumva rero ko ari abantu iremereye ku kigero bagapima n'ubutaka yego urumva rero ko ari abantu b'abahanga cyane mu bahamagare kuri 0784 42 cyangwa 0788 85 yego ejo muri Vista Kigali byari byiza cyane turi gusoza weekend hari hashyushye kagafi baragatamiye kagakoko ngo mbabwira ngo gapfureho ngo kari gari baragatamiye yego ibintu byari byiza cyane muri Vista Kigali n'ubu ngubu
turabura iminsi mike ngo twongere kuwa kane tuzongera kuwa kane tuzongera rwose ni karibu muri Vista Kigali bafite ibyumba byiza byo kuryamamo icyumba gifite na salo n'urubaraza bakagira n'akajaride aho hose ibaze iyo nzira kuva muri salo ukajya mu cyumba ukava mu cyumba ukajya ku kabaraza ukava ku kabaraza ukajya muri jaride ubundi abahanga aragenda akikuramo imyenda ari burare akaza kuri jaride yambaye isengeri n'agakabutura agatamira nta mpamvu yo kujyana ibiryo mu cyumba ibyo kunywa ibyo kurya birangirira kwibaraza bashaka kuruhuka ubundi uza kwibaraza wambaye isengeri n'akamambiri n'agakabutura yego bakagira sale nziza z'inama bakagira biyari bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match aho ureba umukinnyi nkaho wibereye ku kibuga ni ibintu byiza cyane bafite igikoni cyiza cyane gifite mucoma w'umuhanga ugira isuku ugira n'ikinyabupfura wambara neza navuze ugira isuku yego bakagira abaseriveri b'abahungu bagira discipline cyane banyaruka bambaye neza bumva yego rero mw'abakobwa mwe n'abakobwa bizaza mwikubita gashyi uwo mu byumba wese uwo mu byumba umugaruko kenshi ashobora kubatanga kuri kontwari wapi ashobora kubatanga serivisi nziza rero mubahamagare nta nibirenze rega ni ukumenya agaciro k'abantu ntago ahantu akabari kari ku rwego rwa Vista Kigali kakabari karimo abantu babasha kumenya ngo n'abakiriya baza hano bari kuri uru rwego par raporo y'ibiciro byaho aho kari uko kamamaza umuntu waho rero yakamenya ngo uza hano we ari ku ruhe rwego ntago ari mu gasesero ntago ari mu gasesero sinabwo ko nawe rero na wa mugabo wa undi baya amafaranga yo mu ibuto ayinya ndamwibuka ngahibaza ahantu haza nk'umuntu nk'uwo ndamwibuka urumva rero n'ahantu hakomeye cyane ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ugaturira munsi y'umuhanda icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali kiba kicanyaho amatara kigahita kigukurura kikavuga ati ngwino ni karibu cyane muri Vista Kigali tubahamagare kuri 078 078 yego yamaze ya Maranyundo yo reka dutange nimero gusa igiciro ni $60,000 ariko hari akavideo kazajya gacaho cyo kora nimero zo na zitanga ku bari hanze na kanyenyeri 250 kanze nimero ndazibaha akanyenyeri navuze akanyenyeri akamenyetso ko guteranya 250 78 57 44 59 5 ariko n'akavideo karabigarukaho zanzu nziza z'ibyumba 4 na salo n'igikoni bifite na dusha 3 mu nzu bifite na annexe parking y'imodoka 3 hakorutiye na ruriba amazi n'umuriro sinakubwira $60,000 jardin yego nayo warubibagiwe rwose izi nzu ziracyahendutse cyonzi turagira mu kwa 12 zigeze muri $70,000 so abantu rero bagura inzu hano mu nzu 32 ngira ngo 16 nizo zimaze kugurwa hasigaye izindi 16 nazo abantu no kugira vuba mwatubwira tukazibasurira mwaza tukazibasurisha hanyuma wamara kwishyura ugahita ujyamo cyangwa ugashyiramo umuvandimwe cyangwa umubyeyi cyangwa se ugashaka uguha amafaranga cyane ko Bugesera imaze guturwa n'abantu benshi ni inzu mbese navuga ko ari y'ikitegererezo mwayibonye imireko amazi arakanarije jaride ziratunganyije amapava aho uzajya uparika buri kimwe cyose baba bakigukoreye n'ikitarageramo iyo umaze kuyigura barakigutunganyiriza ubutumwa bukomeye cyane ku bamaze kuzigura rwose harimo benshi bataba mu gihugu harimo benshi bataba muri Nyamata baba Kigali nabo turabatangira ubutumwa kuko zimaze kuzura neza ubu witwa ko yayiguze wese yuzuye yayishakira umukiriya cyangwa akayizanamo umuntu yayishakira umuntu uyibamo cyangwa akayituzamo undi kuko nta hantu ubuzima bwamaze gutangira cyangwa nawe akayibamo nibyo mvuga ariko ababa hanze nicyo ndi kukubwira umuntu wese wayiguze yakabaye areba uko iba mu muntu w'ubuntu w'amafaranga cyangwa nyir'ubwite wayiguze kuko ibi byose ni ibintu biba byaratwaye amafaranga gushora $60,000 inzu ikicara umwaka ibyo mu buzima turimo nubwo wenda hari abantu baba bafite
uburyo ibibazo byakemutse ariko iranangirika iyo itarimo umuntu so gushaka umuntu wibamo ku mafaranga ku buvandimwe ku bucuti ku buntu akayifata neza byanze bikunze ibyo ntawe iyo nama uwo nayigira ntago yayanga. Ni byiza rero ko batwegera abafite iyo gahunda bamaze kugura inzu hano tukabashakira uburyo zicungwa kuko yamaze kujya mu maboko yawe ugomba kumenya bimeze bite, amazi, umuriro, isuku, ibyo byose biba bigomba gukorwa hano. Yego nibyo ngibyo rero mwari Kayonza nabonye inkuru abakora umwuga w'uburaya bari gutakamba bavuga ngo ni gute abana bacu bari gupfa nka mwaka dufashije muri ako gahinda mukavuga ko ari twe twabiyiciye. Ibi byo ntabwo ndabitindaho cyane reka nahuranye urumva Kayonza igira utuntu twinshi nka kiriya kibazo gishobora kuzakomera hadafashwe ingamba z'ubuyobozi mu rwego rw'imiyoborere. Niba indaya zo twarazemeye zirahari noneho indaya zibyara izo ntituzimenyereye, icyo ni ikindi kibazo. Zo ntiziriho zizanye n'abandi bwo muzima nazo zitariho, icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo biratera iki? Bishobora gutera imirire mibi kuko niba indaya yaravuye iwabo kubera batarya ikabyara ibyaye utazabona ibyarya, ntaziga, ntazamubonera mituweli, urabyumva, ntazamubonera ibyarya, icyo ni kimwe. Ako tugashyira iruhande, iki ni ikibazo kigomba gufatirwa ingamba mu rwego rw'imiyoborere. Abantu bigisha ama ONG mwakigisha indaya ko sex workers kubivanganamo no kubyara nawe utariho ntabwo ari byo. Urabyumva? Yego. Araba mu nzu imeze ite? Hanyuma iyo agiye muri gahunda ye umwana bari he? Uko umwana agenda akura aziga ibyo. Urabyumva? Ubwo ni ikibazo kiri kubyara ikindi ufite. Uburaya twarabwemeye ariko ni ikibazo kuko bujyamo abanyabibazo. Nta mwana usiga se na nyina ngo agende ajye gushaka geto abamo, sibyo? Yego. Noneho mu Gasogororo hariya i Kayonza ndanahazi. So nuvuga ngo umuntu uza hariya ni uwasize ibibazo iwabo, none ari kuza kubyara abandi banyabibazo. Icyo ni cyo kigomba gufatirwa ingamba, babigishe nibura kubikora nta kubyara. Kandi benshi hari igihe usanga baba bafite na za ndwara zidakira, rimwe na rimwe babikora nabi bakazanduza n'abana. Ariko nta n'umwana wo gukurira muri mudu y'uburaya, ni nari indaya. Hari uwavutse ku mpanuka, hari n'ababanza kubyara noneho ahubwo kubyarira iwabo akari byo bibazana mu buraya. Nabyo byakabaye bifatirwa ingamba, either umwana kamuhase cyangwa kamuha ababyeyi, umwana akagira protection. Yego. Akabona byose nyina agakomeza gasara ariko adasarana umwana. Icyo nta cyari cyavuzwe mu nkuru. Noneho rero iriya fenomene iri kuba ni ibisanzwe kuba ntabwo ari Kayonza yonyine, kuba umubyeyi yaryamira umwana ko uwo numvisemo wa mbere bavuga ngo yaryamira umwana bagiye kwa muganga basanga siko byagenze, kandi niyo yamuryamira by'impanuka yasinze nabwo ntabwo yakabaye byakwitwa wenda kwica atagambiriye. Ariko kuba bavuga ngo umubyeyi yiciye umwana mu mibereho ya muntu nta ntamwe ndumva icyo kintu. Umwana w'igitambambuga akicwa n'umubyeyi byagambiriwe bikubiye gake cyane. Ku mubyeyi w'umugore uhera muri y'amezi 9 ukagera muri maternity ukagera konsa, none ubaza akana kagize nk'imyaka 2 ubwo kafite 3 wongeyeho n'9 yo munda, nta muntu wabyita kwihekura, nta muntu wabikora uko yaba ameze kose, nta muntu wabikora abigambiriye. Gusinda akamugwira, kuba yasiga imbabura mu nzu, umwuka ugatwara umwana, kuba yamusitaraho yasinze, kuba yamuryamira, kuba yamuhibere amashereka akamukora, byose birashoboka, ariko kubigambirira nta bihari. Noneho rero icyanyuma isomo rikomeye cyane nacyo gisaba imiyoborere. Yego. Gisaba imiyoborere. Bari abagore ukuntu bavuga bararakaye cyane kuko bamaze gupfa abana 2. Noneho bakavuga ko community ikavuga ko aribo babiyiciye kandi bafite agahinda bazi ko ahubwo bakeka n'ubundi buryo ushobora gusanga hariye nk'indwara iri kubahitana kandi ubuyobozi nibwo bwumva kuyigaragaza. Abo bakeka ko ari uburozi. Bugenda gakeya nyine uzabwerekana handi
genda gake ntabwo aricyo kibanza kuko ni bya bindi nakubwiye bitajya mu nkiko. Wari wumva umuntu waburanye uburozi ishwe byose byo wabiprovinga gute? none wipromotinga ko bavuga ibidashoboka. Ngewe mbanje ko hari indwara yaba ihari mu bana muri buriya buzima, sibyo iri kubahitana. Birasaba ubuyobozi buzi kandi byose bikeneye ubuyobozi. Niyo mvugo igikomeye cyane ibyo wari uvuze niba confirmed bose bakemeza ko hari ababarogera. Bumvise ko hari abo batangiye gukeka nka babiri. Yego. Aha. None ni habamo kwihanira rero. Nibwo kizaba ikibazo gikomeye kigere no mu mutekano kandi governance yari kubikemura. Imiyoborere yakaba ivuga ngo aba bana barapfa bate, kwa muganga bagatanga raporo. Urabyumva? Bakagaragaza indwara iri muri kare ya gace yabiri guhitana abana bari muri buriya buzima. Ushobora gusanga abanyina batinda gutaha, abana bakicwa n'ibitotsi cyangwa se bakicwa n'imbeho. Bigaragazwe. Ariko niba bireka bagakomeza bishakamo ubicira, zaba ari danje. Dore nuko bitangira ni hapfu wa gatatu uwo bakeka wa mbere bazamumanika kandi bariya nta dini hishwe. Birasaba rero ngo habe intervention y'inzego. Kira kibazo ntibagifate nk'icyaziriya ndaya, bagifate nk'ikibazo cy'umutekano, kuko umunsi bafashe umuntu ntavuga se guki tuzatangira tuvuge ngo indaya zisha umuntu zaratanze umwitangirizwa umuburo. Zatanze umuburo ziti umuntu twicira turamukeka. Umwe ati ndakeka babiri, undi ati ndakeka bangahe. Kandi ibi bintu iyo bibaye ushaka kuba ari umwe muri bagenzi babo bakeka, cyangwa se muri ntuza nabyita nka phénomène sociale. Sinzi ukuntu byirema ibintu nk'ibyo, kubera ko kuruga bitari nta busirimu burimo. Barabanza bakareba muri Ghana niho bakunda kubikora, ariko na hano mu Rwanda nujya kureba umuntu bari gushinja uburozi sasanga ni mubi kwisura, arakennye, yambara nabi, cyangwa arashaje, cyangwa ni umunyabibazo, ni umukene rwimbi, kuko baravuga ngo asa n'umurozi. Ubwo ni uvuga ngo hari abagiye kurengana, bahere ku muntu usa nabi, nyirantabwa, wa mugore utagira umugabo namba, utagira utwo yambara, utagira utwarya, ufite abana basa nabi, bati dore nuriya babe baramwadukiriye. Birasaba ko ibana please abantu bakayonza iki kintu nimucyoroshye, mugiye gutuma abantu bishakamo umunyacyaha banamwihanire byitwa iby'umutekano. Ibintu iyo byatangiye kuri bavuga ngo turamuzi ngo ayinya ngo ngenda ceka babiri undi nanjye ngo ndaceka, noneho tuzagiye kugwana n'ikibazo cyo kuvuga ngo abagore babiri barafunzwe bazira kwihanira, basiza abana bagize gute, kandi cyari ikibazo cyakabaye kikumirwa. Number 1, mwerekana igishobora kuba kiri kwica abo bana. Niba barapfuye mu cyumweru kimwe, raporo zo kwa muganga nizitana bazone muzihimbe, ariko muzane igisubizo gitanga umutekano. Aho kujya mu baho umwanya wo kwishakira ikibica. Uwa mbere muvuge ngo ni bronchite, uwa kabiri ni indwara y'umutima, uwa gatatu malaria, uwa kane imbeho. Ariko bive mu nzego, mu mitwe yabo havemo icyo kuvuga ngo turarogerwa. Urabyumva? Kandi turarogerwa ntawe uyiregera, barabivuga kuri kamera za televiziyo. Ntashobora kujya ku murenge bati dore uwo dukeka ko yaturogeye kuko nta proof. Ariko niba mukubita cyangwa bakamwica, reka mfate kumukubita ko nabyo ni icyaha. Niba mukubitira mu muhanda bazahanirwa gukubita no gukomeretsa. Ntabwo bazavuga ngo twatuze ko yaturogeye kuko ntimwakiregeye. Nta n'uwakwirwa gusaba ibyo bimenyetso kuko ntiwabiregeye. Wamuketse, wamureze, unamureze se wabibona. Bariya ni abantu, ari n'amagrupe, buriya nk'inzego z'umutekano zo ziratinya cyane, kuko umuntu widekarara kuri kamera ubundi operation yagatangiye uwo munsi, murakeka ndi tumuha umutekano gute, umwana yapfuye ati, muganga tubwire uyu mwana yaje ahumeka gute, yazize iki. Ibyo bitabaye urumva ko inzego zibanze z'ubuyobozi, iz'umutekano n'iz'ubuvuzi zigomba kugikumira hakiri kare. Ariko ejo nibagira uwo bivuna, ubwo inkuru izahinduka bitakagombye hakiri kare. Bigaragaje
ibihe byagaragaye ntibyakabaye rikica isuka sibyo yego babyivugiye bati urumva umuntu uvuga kure rero ukabica wowe ugacaho ukavuga uti ntacyo yakora ntacyo yakora indaya 3 zirwanisha ibyuma n'amacupa y'ibimene n'inzembe hapfuye 2 uwa 3 cyane cyane ku wa mbere ngo bamuraje kuri ribu bamubwira ngo niwe wiyiciye umwana akanakeka ko abavuze ko yiyiciye umwana ahubwo ari bo bari muri abo bari gukeka ubwo rero ibisigaye nyine ubwo Kayonza yimenye yego nibyo ngibyo rero mwari ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye n'abakunzi ba KOP namwe turabashimiye ibiganiro byacu byo nakagaruka.